hanyuma rero inshuti bakunzi bacu hakiriye umwe mu baririmbyi ba korali izwi yitwa Korali Kabeza. Ni korali ifite indirimbo nyinshi kandi nziza, harimo nyinshi mwagiye mubona ndetse wenda n'izo bateganya guhimba cyangwa gusohora mu minsi iri imbere. Ni korali rero ikorera mu Imana kuri Adepr Kabeza Paruwasi ya Kanombe, ni mu itorero ry'akarere ka Nyarugenge ka Kicukiro, ni mu itorero ry'akarere ka Kicukiro, ariko kandi ni mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, ni hano mu mujyi wa Kigali. Rero ni korali yagiye ikora ibitaramo bitandukanye, ikagira indirimbo za audio cyangwa za majwi, ariko ubu ngubu yashyize no hanze album y'amashusho, album yitwa Abakristo mukomeze urugendo. Ndibwira ko mujya muyibona cyangwa se mujya mukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Rero ifite ibigwi bitandukanye, ariko by'umwihariko twakiriye umwe mu baririmbyi bayo. Reka tumwakire, uraraza kutubwira n'ibirenze ku byo twenge navuga kubera ko we ayizi kundusha. Ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndi umuririmbyi wa Korali Kabeza nk'uko mubivuze, ikora umurimo w'Imana mu mudugudu wa Kabeza, Paruwasi ya Kanombe, Adepr. Korali Kabeza rero yatangiye umurimo w'Imana mu mwaka w'1991, ariko icyo gihe hariya ku Kabeza aho turi ku rusengero ubu ngubu hari hataraba urusengero, hari hataraba itorero ryari tarahagera. Abakristo bo muri kano gace ka Kabeza na Samuduha bajya gusengera i Remera, kuri Adepr y'i Remera. Ubwo rero icyo gihe muri 1991 habaga hari icyumba cyakoreraga umurimo w'Imana hariya Samuduha kubitwaga Nkwaya Gerard, ari nawe wari umuyobozi icyo gihe. Nuko muri uwo mwaka rero niho hahise bashinga umudugudu wa Kabeza, Korali Kabeza ikomeza umurimo gutyo. Ari nayo mpamvu bahisemo yuko bakwitirirwa n'uwo mudugudu wari uvutse icyo gihe, bakomeza umurimo kugeza ubwo mu mwaka w'1994 habayeho jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu bari bakora uwo murimo barapfa barataha, ariko abandi basigaye barakomeza bakora umurimo kugeza rero uyu munsi. Mu mateka navuga ya Korali Kabeza twakomeje kwaguka, harimo abagabo, harimo abagore, abasore, abakobwa, tugeze ku mubare w'abantu bagera ku 104. Muri uwo mubare w'104 abasore n'abakobwa, abasore n'abagabo bageze ku mubare wa 40, abakobwa n'abamama turi 64. Hanyuma rero twakoze umurimo, twavuze ubutumwa, twagiye mu ntara, twakoze umurimo duvuga ubutumwa mu mujyi wa Kigali, ndetse tugakoresha n'ibiterane hano ku mudugudu wacu. Dukora umurimo mu buryo bwagutse, ku buryo muri uyu mwaka ushize wa 2019 twashoboye gushyira ahabona album yacu y'amashusho twitiriwe ngo Bakristo mukomeze urugendo. Ubwo rero nubwo twahuye n'ibibazo muri uyu mwaka 2020, ubundi kwa dufite intego yo gukomeza tukazakora n'indi album ya audio, tugasohora n'indi y'amashusho, ariko kubera icyorezo cyaje ntabwo byadukundiye. Ariko nubwo bimeze bityo muri aya mezi ashize, n'ubundi ntabwo umurimo wahagaze. Twakoraga uko dushoboye kugira ngo ubutumwa bukomeze bwamamare ku maradiyo, ku mateleviziyo. Ibyo umurimo twarabukoze, kandi noneho hagati aho ngaho no muri twebwe tugafashanya. Hari abagiye bagira ibyago, hari abashyingiwe, kuko bundi Yesu Kristo azarinda z'abantu bakirongorwa, imirimo yose korwa. Ntabwo rero ubwo icyorezo cyaje byatumye n'imirimo ihagarara, twarayikoze. Abashyingiwe tukabafasha, abagize ibyago tukabafasha, yewe n'abashonje tukabagaburira. Imirimo yose twarayikoze. Ubu kandi intego dufite nuko n'ubundi ntabwo umurimo urekeye aho ngaho, turacyakomeje. Kandi n'ubundi Imana nikora imirimo, icyorezo kigahagarara kikagenda kikarangira, twiteguye gukomeza kuvuga ubutumwa. Nubwo insengero ubu ngubu zifunze, tukaba dusengera mu ngo zacu, ariko turazirikanana, tugasengerana, tugasengera umurimo w'Imana, tugasengera abayobozi b'itorero, tugasengera igihugu n'abanyarwanda, kugira ngo Imana igire icyo ikora. Iki cyorezo nikimara kuba gitambutse, kandi turabyizeye neza,
ubundi ku bantu basenga Imana ntabwo biduteye ubwoba tuzi neza yuko kizarangira tugakomeza tukavuga ubutumwa ntabwo turekeye aho ngaho tuzarinda dusaza imvi z'uruyenzi tukivuga ubutumwa umuntu ajya ataha arangiza urugendo abandi bakomeze abandi binjire kuko iyo tukora umurimo nk'uyu tuba tubyaza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo ejo tuzabone bazadusimbura uko tugenda dukura uko tugenda dutaha hazaboneke n'itorero ry'ejo rizabasha gukora umurimo nkumva rero ko muri make tutarondogoye ngo tuvuge ibintu byinshi Korali Kabeza muri make ni ubwo buhamya twavuga ariko kandi ntabwo turekeye aho ngaho turakomeje nubwo bimeze bitya turakomeje ntabwo duhagaze murakoze Imana ibahe umugisha hanyuma nanone hari kimwe wavuze ngo mu butumwa ahantu hatandukanye yaba ari ku mudugudu nyine wa Kabeza nyirizina cyangwa se no mu nce zitandukanye muri Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali mu ntara zitandukanye tubwire wenda zimwe mu ngendo mwakoze zivuga butumwa zitandukanye ariko by'umwihariko wenda utubwire nk'urugendo rushobora kuba weho rwakoze ku mutima kurusha izindi murakoze cyane ndabashimiye twavuze ubutumwa henshi twagiye Iburasirazuba twagiye Iburengerazuba twagiye Amajyaruguru twagiye Amajyepfo ariko urugendo rwankoze ku mutima kandi n'ubundi n'umuririmbyi wa Korali Kabeza atakwibagirwa ni urugendo twakoze mu itorero rya Nyakagano ahantu mu Bushenge twaragiye tuvuga ubutumwa twari dufite ivuga ubutumwa ry'iminsi 2 mu Bushenge nagana hari abantu batazi nyine kuduce nk'utwo mu Bushenge ni mu karere ubu ngubu ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba ni iki kirimo cyabaye cyatuma buri muntu wese wo muri Kabeza kwaya avuga ngo iki kintu ntabwo cyatuma nibagirwa urugendo ikintu cyatuma umuntu wese atabyibagirwa twari twagiye kuvuga ubutumwa turi kumwe n'abamama bafite impinja babyaye vuba bahetse abana mu mugongo none igihe cyo gutaha kigeze hagwa imvura nyinshi ku buryo twari twajyanye na bisi za Onatracom ntizashoboraga icyo gihe kutugeraho dufata urugendo rw'amaguru tugenda mu cyondo mu mvura tunyagirwa tugera kuri centre ya Bushenge niho twafatiye bisi urwo rugendo rwanganaga iminota ingahe urwo rugendo ni rurerure cyane ntabwo tubuze isaha twahagenze cyangwa irenga ubu ikibazo umuntu yakubaza ese kumvishije ibikorwa murimo gukora ese ni noneho ubu ngubu mu gihe cya corona mwatangiye kuba mwategura kuzakora iki mu gihe amatorero abasha gufunguka yose ni iki mutegereje kuba mwaha abanyarwanda abakunzi banyu cyane ko mufite abakunzi benshi cyane ni iki mo guteganya nka Korali ya Kabeza ni iki murimo gukora indirimbo nshyashya cyangwa se mwabaye muparitseho kolonije cyangwa se hari ibindi bintu mo gutegura muri rusange murakoze Imana ibahe umugisha nkuko nari nabibabwiye ntabwo twigeze umurimo tuwuhagarika ubu turumva ko igihe gishize insengero zifunze igihe gisa ntabwo aricyo gisigaye mu kwizera dufite turumva twizeye yuko igihe gisigaye aricyo gitoya kuko tuzi neza yuko icyorezo kizarangira abayobozi bacu turabashimira b'igihugu bafashe ingamba zikomeye ku buryo twumva neza yuko kizarangira kandi dufatanyije twese nabo kubahiriza izo ngamba ntabwo rero twigeze twicara igihe bazaramuka dufunguye insengero ubu abahimbyi bacu muri Korali bafite impano ntabwo bigeze bahagarara bafashe amajenda barahimba barandika indirimbo twiteguye ko mu gihe tuzabonana twongeye gufungurirwa insengero mu twisanzuye tuvuga ubutumwa tuziga izo ndirimbo tuzigeze ku banyarwanda ahashoboka hose tuzahagera tuvuga ubutumwa ndetse nibishoboka n'amasezerano turafite ko tuzagera mu mahanga ni ubuhe butumwa bw'ihumure bwo guha abanyarwanda ubutumwa bw'ihumure turi guha abanyarwanda muri iyi minsi nkuko twasohoye indirimbo yacu ivuga ngo bakristo mukomeze urugendo turakangurira abanyarwanda cyane cyane abakristo tubabwira ngo nta gucika intege nubwo bimeze bityo icyorezo cyaraje ariko no mu ijambo ry'Imana birahari ko indwara z'ibyorezo tuzahura nazo tubabwira ngo ntimucike intege mwikomeza kuri Kristo twamenye kuko niwe banze ryo kwizera kandi niwe itangiriro akaba n'iherezo tukabwira rero n'abagenda basubira inyuma iki gihe cya none tugezemo ntabwo ari cyo gusubira inyuma ahubwo nicyo kwambara imbaraga cyari cyo kwambara imbaraga tubwira abo ngabo ngo bagaruke kandi tubwira n'abataramenya Kristo ngo
baze kuri Kristo umwana w'intama w'Imana bamwikomezaho, kuko ubu muri uru rugendo tuzi neza yuko ruzarangira, dufite ahandi dusiganirwa kuzagera ariho mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka dusoreze kuri iki, uri umwe mu bantu bari muri Korali Kabeza kandi mukuru. Hari abagiye bazamo nyuma yawe, hari n'abaza mu munsi wasanga wenda n'ubu mucyakira sinzi. Ukurikije icyo wungukiye muri Korali Kabeza, wenda nakitubwira, ni iyihe nyota batera yo kuguma gukora umurimo w'Imana muri ubwo buryo? Murakoze, ndabashimiye. Ninjira muri Korali Kabeza, nayinjiyemo urumva byumvikana nabanje gukizwa, umukristo, ariko nza kumva ko ntagomba kwicara, numva ngize ishyaka ryo kujya gukora umurimo w'Imana muri Korali Kabeza. Ku bwanjye, ku giti cyanjye, wenda ku buzima bwanjye, nayinjiyemo ndi umupfakazi ufite abana 2 kandi batoya, bo mu myaka nk'irindwi, undi nk'ine, numva ko bari batoya. Hanyuma dukorana umurimo, icyo navuga kandi n'ubundi njya nkivuga nkakibwira bene data, Korali Kabeza ni umuryango, mfitemo abavandimwe, mfitemo bakuru banjye, barumuna banjye, basaza banjye, nta kibazo nagira na kimwe mbafite. Ntabwo narwara ngo bareke kujyana kwa muganga, ntabwo nagira ikibazo ngo bareke kuntabara nka bene data. Korali Kabeza ni umuryango wanjye wa bugufi. Murakoze cyane, reka tubashimire. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha, turabashimiye. Amen.